mwavuze ko guverinoma yacu ihuriyeho abahutu n'abatutsi ariko ntabwo batorwa n'abaturage. Abagira bati se n'abariya abahutu babashyiriyeho nk'udukingirizo cyangwa iki mwabasubiza iki? Ntabwo ntekereza ko uyu munsi byaba twarasubiye inyuma kandi ubu byarahagaze yuko twavuga ko ari minisitiri runaka ushyirwaho kubera ubwoko bwe, kubera ko ahagarariye igice runaka. Ndagira ngo umare impungenge umuntu utekereza atyo. Impungenge nazimumara kuko icyambere bagenzi banjye nk'uko babivuze, uyu munsi umuntu ajya mu mwanya kubera ko awushoboye, uko iyo utawushoboye uvaho. Ndabaha urugero nko mu nzego z'ibanze ngiye mbamo. Uyu munsi umuyobozi w'akarere ushaka kuba umuyobozi w'akarere ajya imbere akabwira abaturage ati nzubaka centre de santé, nzabagezaho umuhanda, nzabagezaho ibi. Iyo manda ishize y'imyaka 4 bya bintu akaba atarabikoze, uretse no gusubira kuri liste nta nubwo ashobora no kugaruka imbere y'abaturage ngo babwire ngo hari ikintu cyatumye bya bintu ntabigeraho, kuko nicyo bagutoreye bagira ngo babone ikiza bifuza. Bari bafite ikibazo mu rugo, uyu munsi hamaze kuvaho bangana iki. Abanyarwanda ba none ni abanyarwanda bavukiye mu makimbirane, ku buryo kubona ubundi uwo muntu ubona perezida yashyizeho umuyobozi agahita abona ko ari umuhutu mbere yo kubona ko ari umukozi, ubwe abarwaye bafite ikibazo. Icyo namubwira uwo ni uko ntibishoboka. Ntabwo umuntu ashobora kumuha umwanya kubera ko ari umuhutu ngo agende aba agakingirizo. Yicara mu biro agakora akazi, agasinya amadosiye, akajya mu manama, agahagararira igihugu. Ibyo ari ukuba agakingirizo n'umuturage noneho utazi gusoma bamuzana bagamuterekamo ngo genda uba agakingirizo. Kuba agakingirizo ni ukuvuga ngo arahari, ntacyo ashobora gukora, ntashobora kumva, ntashobora kuvuga. Tugarutse kuri Kenya, habaye imvururu, abasirikare n'abapolisi aho kugira ngo barengere uwo muturage bariho baratema cyangwa batwika, nabo bakajyamo nk'abofisiye, bakajyamo bakandamiza, bakaba nk'abajya kurwanya abandi. Icyo kintu cyo umuntu yagikemura ate mu Rwanda? Twagerageje kubikemura dute? Kugikemura cyakemutse kubera ko ingabo, igipolisi, bashinzwe umutekano muri rusange bafite umuco wo kurengera abanyarwanda. Na cyane cyane ko ukurikije amateka yacu n'ingabo zatsinzwe zangiye ziragaruka zihuzwa n'izindi zatsinze. Ibyo biba hake no mu gipolisi. Icyo rero kubahuza, kubigisha ziriya ngando, buriya buryo nibwo bwo gukemura neza icyo kibazo, kugira ngo abantu bumve ko bagomba kurengera abanyarwanda, batagomba kujya kubica. Ariko bishobora kugira n'izindi ngaruka. Dufate nk'umuntu w'umucikacumu ubonye abasirikare bari baragiye muri Kongo bakagaruka bagasubizwa mu gisirikare, murumva nta mpungenge bishobora kumutera? Iyo bavuye mu mashyamba ya Kongo cyangwa ahandi bacishwa mu ingando, bagabwirwa politike leta igezeho. Uyu munsi bose baratanga umusaruro nk'abandi bari kumwe. Ariko ikindi ngira ngo abantu bakwiriye gusobanukirwa no kuva mu myumvire ya kera yo kumva ko kuba yari ingabo yo kwa Habyarimana atazi uyu munsi ngo ajye mu gisirikare cy'u Rwanda kandi akorere neza abaturage, uretse ko bidakuyeho ko n'uwagaragaza imikorere mibi yamaze no kugera mu gisirikare cy'uyu munsi bishoboka ko yakurwamo. Muremeranya na ikibazo kirahari. Ikibazo cyahaba cy'umuntu wari utanze urugero rw'umuntu wacitse ku icumu, wiciwe ababyeyi, wiciwe imiryango, wiciwe umugore, abana cyangwa se umugabo, n'abo basirikare ababonemo nkubone kandi ari mukuru. Bikanashoboka ko n'uwo agarutse mu gisirikare ushobora kumwidentifika ukanamumenye, ukabona yagarutse mu gisirikare, ntibira gutera ikibazo n'ibikomere. Birahaba rwose, biranahari, nihahamuka n'ihungabana ryahaba. Ariko kugira ngo ikibazo gikemuke si uko yapfa, kuko anapfuye n'ikibazo cyahumaho. Muri make nawe ugomba kumusubiza icyizere, akumva ko ushobora kuba. Hanyuma na wa wundi rero wakorewe ubugizi bwa nabi agakomeza kwigishwa no gukizwa ibyo bikomere no kwerekana ko ari ukwiyubaka. Mu Rwanda mumaze kubivuga, mumaze kugaragaza ko hari intambwe ndende imaze kugerwaho kugira ngo abantu bongere biyunge, ibi byo kwishyira mu matsinda bise naho bita ubukana. Ariko se mu Kinyarwanda barizi ko bavuga ngo nta byera ngo de. Hari ahantu twakagombye gukomeza kunonosora no kongeraho kugira ngo tutazagwa mu byago twaguyemo, cyangwa se ngo natwe twongere tugaruke duhohotera abandi. Bavuze ingufu za politike, bavuga ubuyobozi bwiza, ariko giye ndagaruka ku kintu itangazamakuru. Itangazamakuru
niba badahaye abantu ubumenyi ubushobozi buhagije kugira ngo bareke kongera cya cyobo niko navuga kiri hagati ya twe n'abandi abanyamakuru kugira ngo kiriya cyobo kiri hagati ya twebwe n'abandi birasaba yuko babasha guhagarara hagati ntibajye kuri twebwe ntibajye no kuri bariya nk'uko tujya tubivuga iyo tubyigisha. ubwo uvuze kongera ubushobozi bw'abanyamakuru bw'itangazamakuru ariko se abasoma cyangwa se abumva ayo maradiyo n'abasoma ibinyamakuru bo umuntu yabamara iki? Abasomyi baba abize cyangwa se abatarize cyangwa n'abumva amaradiyo bakwiriye kugira bwa bushobozi bwo gusesengura kudafata ibyo ubonye byose ngo kuko byavuzwe na radiyo ngo kuko byavuzwe na kanaka cyangwa n'ikinyamakuru runaka ngo ubifate nk'ivanjiri kare byakunzwe kuvugwa kandi nanone hakaba ikintu cyo kumva ko igikorwa ukoze cyangwa se ikintu wemeye ari inshingano yawe ntabwo ari ikosa ry'undi muntu ahubwo tureke kwitana ba mwana buri muntu yumve ko afite inshingano yo gukora icyiza yaba kuri we no kuri mugenzi we. Itangazamakuru ni riba ikiraro gihuza abayobozi n'abayoborwa kugira ngo basangire ibitekerezo ndetse habeho n'uburyo buhoraho ngira ngo hari uburyo bumwe bwatangiwe n'ibitangazamakuru bimwe bya hano mu Rwanda aho mu makuru wenda ya radiyo ushobora kwemerera abaturage bakoherezamo nka SMS ubutumwa bugufi kugira ngo bagire icyo bavuga kubivugwa muri ayo makuru. Mwaduha urugero nko kuri radiyo? Ngira ngo nanze kwivuga kuko ni radiyo Rwanda turabikoresha cyane ndetse bikanakwereka yuko abaturage hari igihe mushobora kuvuga amakuru bakagira ubundi buryo bayasesengura bakakubwira ndetse n'ibyo utaruzi. Nta bintu bagitinya kuvuga bavuga byose. Turi Abanyarwanda hari n'umuco twubaha hari ibyo udashobora kuvuga cyane cyane kuri radiyo ariko nibura uyu munsi dufite intambwe numva buri munyarwanda wese akwiriye kwishimira. Kera ntibyashobokaga ko umunyarwanda w'umuturage w'umuhinzi ashobora kuvuga ibyo umuyobozi w'akarere atamushoboreye kumukorera ariko uyu munsi ni urugero rworoshye kuri radiyo umuturage arohereza SMS akavuga ati umuyobozi w'umudugudu runaka cyangwa w'akagari runaka ararya ruswa yuko barimo kubaka bagakurikirana inzego z'umutekano bagasanga nibyo bagahana. Uyu munsi hari iterambere ririho rifasha umuturage gutinyuka kuvuga. Ni intambwe ikomeye ariko ahantu mubona abantu bataratinya kuvuga neza bataratinyuka kuvuga ni nka hehe Edouard? Biroroshye ko umuntu yavuga ko ruswa yariwe ariko ibintu bijyanye na makimbirane ashingiye ku moko ashingiye ku ivangura ry'akarere ashingiye ku batabona imirimo bitewe n'uko wenda yakoze ikizama akabona yumvaga yagitsinze ariko akabona ntabonye akazi biracyari inzira ndende. Ni ibintu bivugirwa mu miryango bikwiye gucika kandi nta kintu kizabica usibye koko gushyiraho za pano nk'izi kandi noneho umuntu akumva ko niba avuze ikintu hari n'uvuga ngo nimba ivuga ndabizira kandi ntawabimuziza kubera ko ntawe yigeze abyumva bitangiye abantu bakajya bavuga ibyo batekereza kuko uvuze nabi abantu bemeza ko avuze nabi akaba bihanirwa ariko hari ikintu gihe kijya kintangazaho gatoya iyo perezida wa repubulika agiye ahantu abantu baravuga pe ariko iyo basabye abanyarwanda kuvuga inyuma y'umuganda usanga bifata kubibwira perezida wa repubulika arasa n'uwishingana kuko aravuga ati ninkivuga nkibwiye perezida wa repubulika nimpava wawe ntari bunkubite ntari bungira ate kuko nangira icyangira nabi perezida azaba yabimenye umurusha imbaraga. Ubwo rero mu byo turi gukora hakwiye kongera kuko uburyo bwo kwigisha abantu gutinyukana izi deba zikagera hose abantu bakavuga ikiri ku mutima ariko umuntu akanakivuga neza mu kinyabupfura icyo asaba akagisaba neza kuko no kugisaba nabi utukana nabyo sibyo ntabwo ari umuco mwiza. Uvuze icyaho perezida ajya gihe rimwe perezida yaje Nyamasheke ni iwacu ndiyo ndeba abantu bari ku murongo uhereye ku muntu wa mbere kugeza ku muntu wa 40 nta muntu n'umwe nibura wize segonderi waje ngo abaze ikibazo ukabona niba abantu bari kubaza ibibazo by'inka ibibazo by'ibitoki ukabona ko abantu bize bajijutse bameze nk'abatinye nta bibazo bihaba nta bitekerezo bihaba ukabona ko abantu bifashe cyane cyangwa no kubera ko aribo bategetsi nabyo byashoboka ariko njye narakibaje ndabano ahantu kuki nta muntu ujijutse uhagurutse ngo agire ikintu avugira aka karere atanga ibitekerezo cyangwa abazi ikibazo kuko gituma abantu badatera imbere. Buriya kubona ba bandi twita ngo bize genda bashyira mu dukubo ese bize iki ese bize gusesengura
cyangwa bize bya bindi byo kwita kubroka mu mutwe, mwarimu akabaza nkasubiza ibyo nanditse muri note ariko ntafite ubushobozi bwo Clarisse yakomeje gukureba ngira ngo hari icyo ashaka. Nibaza rero n'imiterere y'uburezi bwacu ikwiye kuvugururwa igaha abanyeshuri umwanya nk'uyu tujya impaka nabo bakajya impaka bakiri batoya, bazanakura bagakura ari abantu bashobora kujya impaka ku buzima bw'igihugu. Reka twumve Clarisse gatoya. Gukuza umuco wo gusesengura, wo kudafata ibyo ubonye byose ngo kuko byavuzwe na kanaka, ngo kuko meya yenda yakivuze, ngo kuko umuyobozi wanjye mu ishuri yakivuze, ariko tukagira koko wa mwanya n'ubushobozi bwo kubasha gusesengura no kuvuga icyo utekereza. Musenyeri yahoze abivuga, ariko tukabivuga mu kinyabupfura, kuko ntitwakwirengagiza ko nanone nk'abanyarwanda dukwiriye kurangwa n'ubupfura. Uyu munsi wowe nk'ubu mu muryango wawe, sinzi niba uri umutukazi cyangwa umututsikazi, baje bakakubwira bati bariya abantu ni abantu batugiriye nabi, ntabwo ari beza, wahaguruka ukabwira papa uti ibyo uvuga si byo? Wenda si ukwivuga neza, ariko ngira amahirwe ko ababyeyi banjye ntigeze nkura cyangwa se n'abo tuva indi imwe dukura dutozwa uwo muco. Wenda kuko navuga ko no mu miryango, mvuge se ko kuva na kera uko babivugaga mu Banyarwanda, twari dufite abantu mu miryango, kandi ngira ngo no mu miryango myinshi ya Kinyarwanda niko bimeze, baturuka kuri izo mpande bitaga ngo Abahutu n'Abatutsi, ku buryo utavuga bitaga kuko ubu ngubu ntituvuga Abahutu n'Abatutsi. Umwana uvutse uyu munsi yenda ashobora kubibwirirwa iwabo mu rugo, ariko ku mugaragaro unabivuze wakurikiranwa. ngira ngo hari ikibazo wari umubajije ati se uri Umuhutu cyangwa uri Umututsi, wenda ntiyagushubije, ariko ntekereza ko uyu munsi kubaza umuntu ngo uri Umuhutu cyangwa uri Umututsi ni ikibazo gikomeye kuri buri munyarwanda wese. Hari ubifite mu mutima ati ngewe ndi Umututsi cyangwa ndi Umuhutu, ariko nibura uyu munsi tuzi neza ko nta munyarwanda utinyuka kuvuga ubwoko bwe, cyane cyane ko tuzi ko nta nicyo byatumariye kuba warutwaga Umuhutu cyangwa uri Umututsi. Ariko wa wundi ushaka kwibera Umuhutu cyangwa Umututsi wabimwemerera? abigumane kubera ko ngewe nk'umuyobozi cyangwa umuturage mbona nta byamariye, ahubwo byateye igihombo igihugu cyacu. Murakoze cyane. Uyu rero ni umwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo. Ese mukumira mute imyifatire kamere abantu bagira yo kugana mu mitekerereze ya twebwe n'abariye? Nyuma yo gusesengura amakimbirane yo muri Kenya, turasanga hari ibintu by'ingenzi bishobora gukorwa kugira ngo abantu birinde kugana mu mitekerereze ya twebwe n'abariya. Ibyo ni ibintu bitatu. Icya mbere, gukoresha buri gihe imvugo ihuza abantu no kwirinda imvugo zitandukanya twebwe n'abariya. Icya kabiri, gushyiraho inzego za leta, polisi, igisirikare, ubutabera zitagira itsinda zibogamiyeho. Ibyo byatuma amatsinda yose yumva afite umutekano. Icya gatatu, gusesengura ukemera ibifatika, gukora icyo wemera kandi watekerejeho no kwirinda kurebera. Nagira ngo nshimire abatumire b'Ingiro Ikwiye ya none ku bitekerezo batanze. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, kandi nizeye ko tuzaba turi kumwe mu Ngiro Ikwiye y'ubutaha. Murakoze. Mu Ngiro Ikwiye y'ubutaha, Professeur José Kagabo, Clement Musangabatware, Didasienne Mukabahishimana, Frederic Karanganwa, Dr Deo Byanafashe na Fredy Mutanguha bazaganira ku kwikoma abanyamahanga kugaragara muri Afurika y'Epfo. Julius Maremu ukunzwe cyane n'urubyiruko rw'icyo gihugu, yabaye icyamamare kubera imvugo yihamagarira abantu kwanga abanyamahanga ndetse n'abene igihugu b'uruhu rwera. Ese hakorwa iki kugira ngo itsinda ry'abantu bahangayikishijwe n'umutekano wabo rititirira irindi tsinda na rimwe ibibazo byabo? Naho ubutaha mu Ngiro Ikwiye.